Meze bite? Sawa hose. Kumuhora nkora mizi ngira se konta. Sawa hose. Ni sawa. Murubura nkona mwizi nzira mu rugo ni he? Mu rugo naho haruguru gato hose ni. Mu rugo naho hirya ngaho iyo hirya uvuye tu. Tuvuye. Ba hirya gato ya mu nzu gushaka nyine. Nese kumagetse imeze gute? Sanya numva cyangwa kuvugisha. Muramura muri telefone. Barankunda. Nyine nyereka ibimenyetso by'uko wankunda. Nyereka. So, rero ndumva mfite undi mukuru. Ari ikibazo gutangira. Ntabwo bya Umuretse n'uriye ko agiye kamuvundi. Arambye ngo musheri wanjye ngo yamaze Kanta. Ese uzabisha uzahira kuwambere. Ese nturakagaze nk'igitoki cyamaze izuba nayo wagira ngo uvuka urebe ukuntu ameze. Yabonye ahubwo nuko ntabyitayeho. Seri izi ni style ntibakubeshya bari kunse ibintu byabanze bye bakunyangira. Sawa style we. Sawa style we twabibonye. Oya ntawe reka mbaze ubwise byo. Ndenda ndoka kuyata ukundo mutipanyara kuburiri igitondo kigorora igisasi. Buri musanyara kuburiri. Uretse ni igiporo umuti yatukigwanira kandi wana ningiye mutoyi. Nuko ubona nyine musumba kwinguza imyaka afite. Ahubwo mama yambwiye ati ngo inzu y'uranuka iri kunuka iri kubasha nanjye byabangamiye. Uzibaze ko ngiye kugonda amakuru umuntu uko yinkari zako. Ibyo nibyo kwanika birabiye. Usi umuntu nk'umumageto gute? Ese nta soni? Aranyara kanyara n'umuza uzi ko ngiye nyaya roha makuburi. Ubu nkaro gafata inzangu ugiye gutereka wumva ko amagayeka mu nzira umuntu unyara kuburi nta kibazo nakimufite. Umva nkubwire mwana ugibaseru ujya mu bana. Barambe nyara kuburi. Mama nari ntunkore nk'ibintu bikikoko. Akoseka maze. Mara ibyo ndikibereke nimba ntumba ariko ngiye ngiye gukora ibintu bitaraba. Nuretse mbanze. Utengeze umukobwa nkakuriya mu nzira nkakuriya koko. Mundora mukobwa uramuzi undi wowe. Gute ngiye nakunze umukobwa kaza ukamutwaresha nawe. Ibintu ntabwo bishoboka uriya mukobwa ibyo bintu gabanya ibyo bintu. Yobeko uriya mukobwa yobeka ro kwa mugabo ujye uvuga ati ngo ngabakobwa beza bose nabi none wowe byoteta umukobwa mwiza ngura wowe ufite. Umukobwa mwiza sishaka buvuga iki gihe. Reka bwicyo ugiye kwa kano kanya. Namaze kugera kuri ku bakobwa nk'abari. Wowe uze akose ubundi wamugondo we yakwemera hekera. Ingurube bagiraga baragurishije. Ari ninuze n'agasambu bagoye baragurishije. Ubundi uriya mukobwa uramushaka mu mazi. Ushaka kugabanya ibyo cyambere n'urukundo. Byose kwibwirana. Icyambere n'urukundo s'urukundo zaruke. Iyo mukobwa naramukunda kandi nanyakunda. Ariko uraje bitemo cy'isazi uramunyanyiziraho n'abantu bose barabimenya. Uriya mukobwa bifite bishoboka ko yagukunze yaho. Nose umuntu ntawe nuba wambaye. Basi yagikunda nkanjye wiyambariye ikabutura. Ntabwo wambara ikabutura. Ako kugira ujye kwana biriya bintu baranyaye. Cano kugira ujye kwana bene waronyaye.